neza, nitwa Venza. Inkuru dukesha ibinyamakuru iragira iti abahanzi bahize abandi muri uyu mwaka bahawe ibihembo mu byiciro bitandukanye. Ibi ni ibihembo bitangwa na Isango na Muzika Award, biba bigamije guhemba abahanzi bitwaye neza hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi banakoze neza, ibikorwa byabo bigakundwa n'abantu benshi. Ibi bihembo rero bitanzwe ku nshuro ya 5. Abahanzi bakoze neza rero barahamagawe, hanyuma bajya kuri stage barahembwa. Ariko hari n'abahamagawe batahembwe, nk'uko hari n'abandi bakoze neza batanahamagawe ngo bajye kwicara muri icyo gitaramo ariko batarimo. Ibihembo byaratanzwe, abantu barishima, abo babihaye nabo barishima, hari abandi bari kuririra mu myotsi. Ibi bihembo byatanzwe rero hari n'ababyitiranyije n'ibyaje kuba komediye byitwaga Mashariki Festival, nabo barahembye ariko abantu bari bazi ko bakunzwe ntibahembwa. Na hano rero niko byagenze, kuko ntiwambwira ngo Bruce Melody ntiyakoze neza, ntiwambwira ngo The Ben nawe ntiyakoze neza. Abo bose ntago bari muri ibi bitaramo. Ibyabaye muri Mashariki Festival nabyo mwarabibonye kandi byavugishije abantu benshi cyane. Nsabi yarariyo ariko nta gihembo yacuye, Miss Nyambo yarariyo ariko nta gihembo yacuye, kandi ibyo bintu byavugishije abantu benshi cyane. Kuntu Nsabi yajya mu gitaramo agataha nta gihembo abonye kandi muzi ibikorwa bye. Rero ni iki gihembo cyatangiwe muri Isango na Iwacu Muzika Festival nabyo byababaje abantu benshi cyane. Bibaza uburyo Bruce Melody atahaba, bibaza uburyo The Ben atahaba. Baravuga bati mbese ibyo bitaramo byari bigamije iki? Bitarahemba abantu bitwaye neza ku rugaragaro mpuzamahanga. Gusa nubwo hari abahamagawe abandi ntibahamagarwe, abafana babo batahamagaye byabavugishije ku mbuga nkoranyambaga biri gucicikana. Abantu bagiye muri ibi bitaramo baravuze bati iyo tumenya ko The Ben atarabarimo na Bruce Melody nitware kwigwa turabijyamo. Ababirebye nabo bati mbese ibi bihembo bisigaye bitangirwa mu gihugu cyacu ni bwoko ki? Nta bintu biba biri kwerekana koko ko bidafututse. Ni gute abahanzi bakoze cyane bataboneka muri ibyo bitaramo? Banze kuza se? Barabatumiye banga kubijyamo? Ibi bihembo ntago tubyemera. Bagiye bashishoza mbere yo gutanga ibihembo. Abahawe ibihembo rero baraserebuye, barishima. Abatarabahawe nabo bataha barira yo kwarika. Nk'uko Nsabi nawe byamugendekeye muri Mashariki Festival, abandi barishimye ariko watahamara masa nta gahemba acuye. Na hano rero niko byagenze, abababaye bababaye. Gusa nk'uri iri kuvugayo ni ibi bihembo bidafututse byahawe abatabikwiye. Hari ababikwiye, yego nabo wenda barabikwiye, ariko ntitwagakwiye kwirengeza The Ben n'ibikorwa akora, naho yavanye umuziki w'u Rwanda nawe yawugejeje. Bruce Melody nawe nuko muramuzi cyane mu ndirimbo ze kandi akorera ibikorwa byose bigaragarira amaso ya rubanda, ariko yarahabuze. Ngibi rero biri kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ati ibi bihembo ntabwo bifututse, babihindure. Batabihinduye sinzi ibyo baba bagamije. Ngizo rero inkuru zitari kuvugaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Abahanzi bahawe ibihembo muri Isango na Muzika Award. Njye mubanye muri iki kiganiro nitwa Venza. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro tuzajye dukora bize bikugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza.
ndabashimiye.